Umusaraba TV ubifurije Noheli nziza. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yozefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Luka igice cya 2 umurongo wawo wa 4 duheraho dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kuvuka kwa Yesu. Yozefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Imana ibahe umugisha bakunzi b'ikiganiro Inzira y'Umusaraba. Umusaraba TV wifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kristo navukire mu mitima yacu. Abantu benshi dukunze gukora ikosa mu gihe cyo kwizihiza Noheli, ahubwo akaba ari cyo gihe twaduka mu byaha, akaba ari nacyo gihe dukomerekeramo, akaba ari cyo gihe kibasha kutumugaza mu mitima yacu. Ariko uyu mwanya wibuke ko Kristo yagupfiriye, maze uko wizihiza Noheli aba ari nako ubasha kumwegera kugira ngo agukize ibyakunaniye. Umwaka uzababere mwiza, kandi mbifurije kuzatabarwa n'Uwiteka aho wari ufite igikomere. Nifuza ko Uwiteka yakugenderera aho wumva uri umunyantege nke, kandi nawe ukibuka aho wavuye, aho waguye ukabyuka, aho waguye ukihana. Imana izabane namwe mu wundi mwaka, nubwo bitoroshye, nubwo biba bikomeye, ariko Imana izabarengere kandi izabe mu ruhande rwanyu. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, kandi turabakunda cyane. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu ku Musaraba TV, icaho ubutumwa bwiza, kandi umugisha w'Uwiteka Imana uzabe mu ruhande rwanyu. Turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri mwese. Amen.